Amazon ni ishyamba rinini ku isi ririmo byinshi bitangaje ndetse binateye ubwoba. Harimo ibiti bigenda, amazi ashyushye, ibikeri bibonerana n'ibindi byinshi utatekereza ko biba hano ku ino si yacu. Amazon ndetse kandi afatwa nk'aho ari ibihaha by'isi dore ko 20% by'umwuka duhumeka bitangwa n'ibiti bituruka muri Amazon. Ese waba ujya ukunda kwibaza ibintu bitangaje biba mu ishyamba rya Amazon? Nguhaye ikaze, iyi ngiyi ni The Real Shema TV. Njyewe ubagezeho nkabatunganyiriza kino kiganiro yitwa Shema. Bavuga ko ugize ibyago ukajugunywa muri iri shyamba ntuzirwe wiga ushakisha aho wasohokera ngo uvemo, kuko ubunini bwaryo ni inshuro 17 ugereranyije n'igihugu cy'Ubwongereza ugateranyaho n'ibirwa bya Ireland. Amazon kandi ni ishyamba riherereye muri Amerika y'Amajyepfo, rikaba rikurwaho n'ibihugu 9 bya Amerika y'Amajyepfo aribyo Brazil, Peru, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Guyana, Suriname na French Guiana. Ariko igice kinini cy'iri shyamba giherereye muri Brazil. Amazon ni ishyamba ryuzuye ibiti by'inzitane byugarijwe n'umwijima ku buryo hagati mu ishyamba hahora ari umwijima, dore ko abashakashatsi bemeje ko 1% by'urumuri rw'izuba arirwo rubasha gucengera mu biti by'iryo shyamba. Iyo imvura iguye mu ishyamba rya Amazon bifata iminota irenga 10 kugira ngo ibitonyanga bitangiye gucengera bigere hasi. Hagati muri Amazon hanyuramo uruzi runini rwitwa Amazon River rufite uburebure bwa kilometero 6400. Niwo mugezi wa kabiri ubunini ku isi nyuma y'uruzi rwa Nile. Amazon River ni uruzi rufite amazi menshi cyane, hakabamo n'ibiremwa byinshi bitangaje byiberamo, birimo inzoka nini cyane utigeze ubona zo mu bwoko bwa anaconda. Mu ishyamba rya Amazon harimo inyamaswa nyinshi zitangaje nk'umuserebanya abashakashatsi bise Jesus Lizard. Ukaba ufite ubushobozi bwo kugendera hejuru y'amazi, ushobora kandi guhagarara ku maguru abiri nk'umuntu ubundi ukavuduka cyane hejuru y'amazi, ukambukiranya imigezi yose kandi ntiwibire na gato, ibintu bidakorwa n'ikindi kiremwa hano ku isi icyo ari cyo cyose. Ikindi gitangaje muri iri shyamba ni ibikeri bifite uruhu rubonerana, ku buryo iyo urebye icyo gikeri uhita ubona ibice byabyo byose biri mu nda kuko ifite uruhu rubonerana. Ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu mwaka wa 2006 bugaragaza ko umugezi wa Amazon River kera amazi yawo yavaga mu burasirazuba bwa Amerika y'Epfo agana iburengerazuba, ariko mu myaka 100 yakurikiyeho byaje guhinduka, amazi akajya agenda ikinyumanyuma kugeza ubu agenda asubira inyuma, bitandukanye nk'uko mbere yagendaga agana iburengerazuba. Amazon kandi afite indi migezi minini harimo n'uhorana amazi ashyushye cyane nk'ayo kwarika ubugari. Ayo mazi hari igihe ashyuha kugeza ku gipimo cya dogere 93, ku buryo n'iyo wanyura iruhande rw'umugezi utangira kubira ibyuya. Hari igihe ibikeri n'inzoka n'utundi dukoko tugerageza gusuzugura ubwo bushyuhe tukinyuzamo ugasanga tureremba hejuru twapfuye. Mu ishyamba rya Amazon harimo ibiti bitangaje ku buryo bimwe bigenda ari byo bita walking palms. Ibyo biti ntabwo bigenda nk'abantu ahubwo bigenda buhoro buhoro kandi mu gihe kirekire, ku buryo iyo igiti gishaka kumera imizi yacyo itangira kugenda ishakisha urumuri rw'izuba imbere y'uko igiti kizamuka, ku buryo gishobora kuva nko kuri metero 1 ikajya kumerera muri metero 20. Nk'uko nabibabwiye, muri Amazon River huzuyemo inzoka zitwa anaconda. Izi ni inzoka nini cyane ku isi kandi zitinyitse, bivugwa ko izo nzoka zatangiye kuba ku isi mu myaka irenga 1000 yashize. Izo nzoka nta bumara zigira ahubwo zitinyitse kubera imbaraga n'ubunini bwazo. Inzoka za anaconda ziri mu bwoko bwinshi kandi ziteye ubwoba, ariko izizwi cyane ni iz'icyatsi kibisi. Anaconda ni inzoka ipima ibiro byinshi ku isi kuko iyo ikuze ishobora gupima ibiro bisaga 250, ikagira uburebure bungana na metero 10. Nugira ibyago ugahura nayo byaba byiza wirukanyiye ku butaka kuko igenda buhoro, ariko iyo wibeshye ukajya mu mazi, aho ngaho nakubwira ko ntugusezera ubuzima kuko biba bikurangiriyeho. Umuvuduko wa anaconda mu mazi ni nk'umwambi urashwe ahantu kure. Anaconda yikundira kurya ingurube z'ishyamba n'utundi tunyamaswa, ariko bikaba gake cyane ko iyo nzoka irya umuntu, dore ko bitanahura kenshi. Iyo iriye ikintu igahaga imara ukwezi kose nta kindi kintu irarya kuko ifite uburyo ibika ibyo biryo mu nda yayo. Inzoka anaconda kandi ibona neza iyo hari umwijima ukabije, dore ko izi kwisha cyane ku buryo ishobora kwigira nk'ibuye cyangwa umugina ukagenda ukicaraho utabizi.
Ni zimwe mu nzoka kandi ziboneza urubyaro kuko zinyanya mu kwezi kwa gatanu n'ukwa gatandatu, zikabika amagi mu nda ikabyara nyuma y'amezi 6 kandi mu buzima bwayo ibyara hagati y'ibyana 30 na 40. Mu ishyamba rya Amazon rifite intozi zitangaje ku buryo iyo uriwe n'urutozi ugira ububabare bungana no kuraswa n'isasu mu kaguru. Kandi izo ntozi zifite ubumara butuma ubyimba umubiri wose. Harimo kandi isamaki bita electric eel. Ni isamaki nini ishobora gupima ibiro 21, ariko igitangaje isamaki iba yifitemo amashanyarazi mu ruhu rwayo. Bavuga ko igejeje gukora ku gishyitsi cy'umurizo ukubitwa n'umuriro udasanzwe w'amashanyarazi kuko uba ufite hagati ya volte 300 na 650. Icyakora izo samaki ntabwo zishotorana, ariko iyo ingona igerageje kuyirya cyangwa se kuyifataho ihura n'ikibatsi cy'amashanyarazi igataha yimyiza imoso. Muri Amazon habamo ubwatsi bwitwa Victoria amazonica. Ni ubwatsi bunini bumeze nk'urufunzo, akenshi usanga bureremba hejuru y'imigezi. Ibyo byatsi kandi bishobora gukoreshwa nk'ubwato ku buryo niyo wakwicara hejuru yabyo ukomeza kureremba nta kibazo. Umugezi munini uri mu ishyamba rya Amazon nubwo huzuyemo inzoka za anaconda, hakamo n'isamaki zifite amashanyarazi n'ibindi bikoko biteye ubwoba. Hari umugabo waciye agahigo yoga mu mugezi umwe arawambuka. Uyu mugabo yitwa Martin Stray. Mu mwaka wa 2007 yakoze ibintu bitangaje, yidumbaguza mu mugezi wa Amazon mu minsi 66, ariko ashyirwa arangije umugezi wose. Yakoreshaga amasaha 10 ku munsi yoga agana imbere, kandi abizi neza ko habamo ibiremwa biteye ubwoba anyuramo kugeza ashoje uwo mugezi. Birangiye isi yose imukura ingofero kubera iki gikorwa arakoze kidasanzwe cyo koga uwo mugezi wa Amazon. Nubwo iri shyamba riteye ubwoba, bivuga ko rituyemo n'ubwoko bw'abantu bugera kuri 400. Baryiberamo hagati kandi bakabona ibyo bifuza byose, gusa bamwe mu batuye muri Amazon babayeho batazi iby'isi dutuyemo. Ikindi kibabaje ni uko ubushakashatsi bugaragaza ko imyaka 40 iri imbere iryo shyamba rizaba ritagihari kubera uburyo ikiremwa muntu cyangiza ibidukikije. Ibi byose bigaragara ukurikije uburyo abantu ku isi hose barimo gutema ibiti byinshi ariko bagatera bike. Ibyo bituma hakekwa ko ishyamba rya Amazon rifatwa nk'ibihaha by'isi naryo rishobora kwangizwa n'ikiremwa muntu mu myaka iri imbere, nk'uko 20% by'umwuka duhumeka ku isi uturuka muri Amazon, ndetse na 30% by'umwuka wanduye uva mu nganda no mu bindi bintu bihumanya umwuka ku isi bijya muri Amazon, bigatuma abatuye isi bagira ubuzima bwiza. Ushimiye wowe wafashe umwanya wawe ugakurikira The Real Shema TV, nkwibutsa gukora subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri murongo wacu, kugira ngo ujye ubasha kunogerwa ibiganiro nk'ibi ngibi by'ubwenge.